mu minsi ishize Pi Network kwa timu yatangaje ko igomba gutangira Open Mainnet muri uyu mwaka wa 2025. Pi Network yavuze ko abantu bamayininze iri faranga bashobora kuzatangira gukoresha iri faranga mu buryo bwa Open Mainnet. Niyo stage ya nyuma ibikurikiyeho nyuma ya Closed Mainnet. Miliyoni 10 batangaje z'abantu bagomba kuba barakoze migration zarageze. Bivuze ko abantu bamayininze Pi Network harimo abari bayizeye ko izi miliyoni 10 zikimara kuzura bazatangaza yuko iri faranga ryagiye ku isoko. Nibyo koko iri faranga rishobora kuzajya ku isoko vuba ahangaha mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025. Gusa nk'uko n'undi Pi Network isanzwe ivuga yuko igikorwa cyari kigezweho ikakimura, nabyo birashoboka. Gusa amahirwe menshi ahari nuko bidashoboka, kuko bavuze yuko nubwo grace period bayongereye itazabuza Open Mainnet kuba yatangira. Bivuze ko abantu bamayininze Pi Network bagomba kuzabona Open Mainnet muri uyu mwaka. Bivuze ko umuntu wamayininze Pi Network agomba kuzacuruza ifaranga, akaba yahaha ndetse akaba yaryifashisha mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Amabanki agiye atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye agenda yemera ko ashobora kuzakoresha Pi Network, ari nako business zigiye zitandukanye zigenda zemera ko nazo zishobora kuzakoresha business zazo mu buryo bwo kwakira Pi Network. Bisobanuye ko umuntu wamayininze Pi Network ashobora kuzaba umukire vuba ahangaha tugendeye ku bivugwa. Hari groupe cyangwa se community y'abantu yitwa GCV, Global Conscious Value. Hingi yavuze ko iri faranga rizaba rifite agaciro kagera ku 314.59. Ibaza umuntu wamayininze Pi akaba afite Pi zirenga 1000. Dukubye n'agaciro ka GCV yaba ari umukire, yaba afite amafaranga arengeje y'abahirwe bari mu gihugu. Bivuze ko yaba ari umuherwe wa mbere. Ese abaturage bose bamayininze Pi Network barenga miliyoni 60 hakaba ari abafite migration barenga miliyoni 10, ni gute bazabasha kuba bakire? Ayo mafaranga azaturukayo? Ni ikibazo ushobora kwibaza. Muri cryptocurrency ifaranga rishobora kuzamuka rigakiza umuntu umwe cyangwa se rigakiza abantu batandukanye bitewe n'uko abo bantu baryizereyemo. Ni nako byagenze muri Pi Network. Abantu benshi barayizeye barayimayininga mu mwaka wa 2019 nibwo batangiye kuyimayininga. Hari umuntu umaze imyaka igera muri 6 amayininga Pi Network. Ibaze uwo muntu wamayininze imyaka 6 akamayininga buri munsi afite Pi zingahe? Hari abafite Pi zirenga 10,000. Nidukubana agaciro ka GCV yaba afite amamiliyoni n'amamiliyoni mu mafaranga y'amadolari cyangwa se amafaranga y'iwabo, kuko ibihugu birenga 220 byabashije kuba byakwinjira muri iyi project. Abaturage babyo baramayininga, ari nako leta zigiye zitandukanye zigenda zemera ko zizajya zifashisha ifaranga koranabuhanga. Bivuze ko ni amahirwe menshi niba leta yawe yaratangiye gushyira mu bikorwa ifaranga koranabuhanga. Leta nyinshi zatangiye gushyiraho ifaranga ryazo eziyo twita digital currency. Niba uri umunyarwanda akaba ari ifaranga ry'abanyarwanda, ariko rikaba ifaranga rya Central Bank, banki nkuru y'igihugu, ikaba ifite ifaranga yaryo. Ari nako hari n'andi mafaranga ariko ku ruhande yitwa cryptocurrency. Pi Network izaba ari muri cryptocurrency, ntabwo izaba ari ifaranga ry'igihugu, ni ifaranga ry'isi yose, ntabwo ari ifaranga rya banki, kuko ifaranga rya banki riba rikontororwa na banki. Ifaranga rya banki riba rigenwa na banki, agaciro kakagenwa na banki, kandi abaturage bakaba barikoresha, ariko uri kontorora akaba ari banki. Cryptocurrency yo ni ifaranga rikorwa n'umuntu cyangwa se abantu, ariko ntiyabe hari umuntu wamenya ko wakoze transaction. Ibi ngibi rero nibyo abantu bamayininze Pi Network, niko amafaranga yabo azaba ameze. Bazaba bayafite mu wallet yabo mu makofi, ariko ntabwo leta izaba izi ngo uyu muntu atunze Pi zingahe, uyu muntu yohereje undi Pi zingahe. Ni iterambere ry'ikoranabuhanga. Peer to peer ni uburyo bw'imihahirane rizifashishwa
muri iri faranga umuturage azagenda ahahe yishyure muri payi. Hazaba ari amasoko yemera payi, amasoko mpuzamahanga, amasoko yo mu gihugu n'andi masoko agiye atandukanye. Bivuze ko umuntu ufite payi ashobora kuzahaha ibiribwa cyangwa se akaba yatembera ahantu hagiye atandukanye. Wamayininze payi? Niba warayimayininze nifuza ko wagera ku rugo bwa Apple Mainnet nawe ukaba wabasha kuba wabikuza payi zawe cyangwa ukazicuruza. Niba ukunze iki kiganiro ibuka gukora subscription, ibuka gukora subscribe kugira ngo amakuru agiye atandukanye atazagushika. Nshimira umwe wese wakoze subscribe, amakuru agiye atandukanye Payi Network hazajya bageraho kuri iyi channel. Ndabashimiye, Imana ibarinde.